Kangusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza wowe udahwema kutwereka kubana natwe aho uri hose aho dukurikiranira uherereye waba uri mu Rwanda cyangwa se uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda, reka tukwifurize kugira ibihe byiza cyane. Tuje muri update y'amakuru akomeje kugenda agarukaho cyane. Ni inkuru rero yaje gucicikana cyane ku mbuga nkoranyambaga mu bihe byashize. Inkuru yavugaga ko abamotari bakorera mu mujyi wa Kigali bose bagomba gutunga izi moto zimwe zikoresha umuriro w'amashanyarazi, izisanzwe rero zikoresha esanse zigahagarikwa zikajyanwa hanze y'umujyi wa Kigali. Kuri ubu rero hari amakuru mashyashya arimo aragenda agarukwaho ndetse n'itangazo ryaje gushyirwa hanze kugeza magingo aya ngaya. Rero ni itangazo rirebana n'abamotari basanzwe bakoresha izi moto zikoresha esanse hano muri uyu mujyi wa Kigali. Nibyo rero tuje kugira ngo tukuvire muzi n'umuzingo uze gusobanukirwa neza ese iri tangazo riravuga iki. Iri tangazo rivuga iki ku bantu bakorera hano mu mujyi wa Kigali bakoresha iyi moto za esanse cyangwa se moto zikoresha esanse. Iri tangazo rero ntabwo rireba abakoresha moto z'amashanyarazi, ahubwo rikaba rireba gusa abakoresha moto zikoresha esanse cyangwa se zinywa esanse. Hari byinshi rero byakomeje kugenda bigarukaho nyuma y'iri tangazo ryaje gusohoka. Benshi banakomeje kugenda bemeza ko iri tangazo ryari ritegerejwe cyangwa se ryari rikenewe cyane ku bantu bakoresha esanse, ku bantu rero bakoresha moto zikoresha esanse plutôt. Hari byinshi rero byagiye bigarukaho, hari ibitekerezo byagiye bitangwa n'abantu benshi bagiye batandukanye. Tugiye kuza kubigarukaho nyuma y'uko turebera hamwe ibikubiye muri iri tangazo rireba abamotari bakoresha moto zikoresha cyangwa se zinywa esanse. Biravugwa ko rero hano mu mujyi wa Kigali ugereranije n'utundi duce bitewe n'ubushyuhe buhaboneka, bivugwa ko rero ari ikirere cyanduye cyangwa se ari bihumanya ikirere cyane ko izi moto zikoresha esanse ziri mu bihumanya ikirere. Bikaba bivuga ko rero ubucucike bwa moto nyinshi hano muri uyu mujyi wa Kigali cyane biri kureba zikoresha esanse, ndetse bikaba bikomeje kugenda bigarukaho ko ziri mu bihumanya ikirere, ibyuka zigenda zisohora biri mu bihumanya ikirere. Ari nayo mpamvu kenshi usanga hano mu mujyi wa Kigali hari ubushyuhe cyane burenze ubwo mu ntara, bikaba biterwa rero n'ihumana ry'ikirere. Biravugwa ko rero izi moto zisanzwe zikoresha esanse cyangwa se abamotari bakoresha izi moto cyangwa batwara izi moto zikoresha esanse bafatiwe umwanzuro. Uyu mwanzuro rero ukaba uri muri iri tangazo ryaje kuba ryasohoka. Tugiye kuza rero kurebera hamwe muri izi page z'aya makuru. Turagusaba rero twiyungaho ugakanda kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo tujye dushyiraho amakuru notification ujye uzibonera mu bambere. Amakuru yacu ugiye kurikirana gatanu ku kandi. Turagusaba rero gukora like, ugena muri comment, utanga igitekerezo cyawe, kandi ikindi ukoreshe yabyibuze aya makuru uyasangize abantu batatu cyangwa se bane. Uraba uduteye inkunga ikomeye cyane, uraba utweretse ko ubana natwe 5 kwa 5 ko tuzajya dushyiraho amakuru ujye uyakurikirana uri mu bambere. Reka rero tugaruke kuri iyi nkuru yakomeje kugenda irikoroza igarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Nyuma y'uko mu mwaka washize hafashwe umwanzuro wemezaga ko mu ntangiriro y'umwaka wa 2025, birumvikana ni icyemezo cyafashwe mu mwaka w'ibihumbi 2024 cyemezaga ko moto zose zisanzwe zikoresha esanse cyangwa se moto zose zisanzwe zinywa esanse mu ntangiriro z'uyu mwaka w'ibihumbi 2025 zagomba kuba zavuye hano muri uyu mujyi wa Kigali cyangwa se zakuwe mu mujyi wa Kigali, aho byari byagiye bigarukwaho cyane. Benshi bavuga bati mu by'ukuri byari bikenewe, abandi ugasanga bari kugenda bavuga bati ntabwo byari bikenewe. Hari hafashwe umwanzuro rero uvuga ko abamotari bose basanzwe bakoresha izi moto za esanse cyangwa se zinywa esanse bagomba kuyoboka amakampani
yazanye moto mu gihugu cy'u Rwanda zikoresha umuriro w'amashanyarazi. Abantu benshi rero bagiye babigarukaho cyane, babivuzeho amagambo menshi cyangwa se babitanzeho ibitekerezo bigiye bitandukanye, bamwe bavuga ko ari ugufata ku nda abamotari basanzwe bakorera hano mu mujyi wa Kigali, cyane nk'abari barafashe kredi cyangwa se inguzanyo, bagomba kwishyura izi moto bafashe. Nyine ugasanga nyine ni imbogamizi zikomeye cyane ku bamotari bamwe bari barafashe amakredi bakagura moto. Ariyo mpamvu rero hafashwe igihe kirekire, urumva niba byari byaravuzwe ko mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2025 izi moto zigomba kuba zavuye mu mujyi wa Kigali. Buri mumotari wese uyifite agomba kuba yayivanye mu mujyi wa Kigali akayijyana mu ntara. Bivugwa ko rero umumotari ushoboye cyangwa se ushaka gukorera mu mujyi wa Kigali yagombaga kuba yafata moto ikoresha amashanyarazi mu rwego kugira ngo bagabanye ibyuka bihumanya ikirere hano mu mujyi wa Kigali, dore ko akenshi ubushyuhe bukunda kugaragara hano mu mujyi wa Kigali buterwa n'ibi byuka bisohorwa n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, cyane cyane izi moto, bigahumanya rero ikirere, bigatuma ikirere kigira ubushyuhe bwinshi cyane. Ariyo mpamvu rero hari hafashwe uyu mwanzuro uko mu ntangiriro z'umwaka wa 2025 mu kwezi kwa kabiri zagombaga kuba zacitse muri uyu mujyi wa Kigali. Hahise hafatwa icyemezo rero kivuga ko bagiye kuba babaretse bitewe nuko hari abarekaramye bavuga ko bafashe amakredi kandi bagomba kwishyura moto. Urumva nyine cyari ikibazo gikomeye. Ariyo mpamvu rero mubona ko igihe kingana gutyo cyangwa se umwaka wa 2025 nabo wari ugiye kurangira bitarongera gukomozwaho. Kugeza amagingo aya ngaya rero hari amakuru ari kugenda agarukwaho cyane, agarukwaho n'abatari bakeya, benshi bakomeza kugenda bibaza batese mu by'ukuri izi moto ko zikomeje kugenda zihumanya ikirere, ni iyihe myanzuro yafashwe? Se zizakomeza gukorera muri uyu mujyi wa Kigali cyangwa zizagera aho zishyirwe hanze y'umujyi wa Kigali? Mu mujyi wa Kigali habe habonekamo moto zikoresha umuriro w'amashanyarazi. Abamotari bose bakorera mu mujyi wa Kigali be bakoresha moto zikoresha umuriro w'amashanyarazi, bikaba rero ari mu rwego kugira ngo bagabanye ibyuka bihumanya ikirere hano mu mujyi wa Kigali. Itangazo rero byakomeje kugenda bigaruka ko ryaje kuba ryasohoka, ngo rikaba ryavuze ko ngo igihe cy'imyanzuro izafatirwa izi moto kitaragera, nubwo benshi bakomeje kugenda babyibazaho cyane. Gusa iri tangazo rikaba rikubiyemo ingingo zikurikira, aho ingingo ya mbere ivuga ko abamotari basanzwe bakora mu mujyi wa Kigali bari bararekaramye ko bafite amakredi bagomba kwishyura, bagomba kuyishyura vuba na bwangu, kuko mu minsi iri imbere hagiye kuzafatwa umwanzuro w'uko izi moto ziri mu bihumanya ikirere bizigomba rero kuba zakorwa mu mujyi wa Kigali. Buri mumotari wese akaza kuba yafata moto ikoresha umuriro w'amashanyarazi, ndetse ari nacyo cyiza. Ibi rero ngo bikaba bitazagarukira mu mujyi wa Kigali gusa, ndetse no mu gihugu cyose ibi bikaba bizageramo. Urumva ko umuntu ufite moto ikoresha cyangwa se inywa essence akwiye gutekereza kure kugira ngo abe yagana kampani zifite moto zikoresha umuriro w'amashanyarazi kugira ngo abe yagura moto, kugira ngo ibi nibiza cyangwa se iyi nkubiri niramuka ije azabe ari tayari, azabe ari umwe mu bagendana n'ibigezweho cyangwa se n'izi moto zidahumanya ikirere. Ngo ngayo rero update y'amakuru yarakomeje kugenda agarukwaho muri kano kanya y'izi moto rero mu minsi imbere zigiye gufatirwa umwanzuro ko zakorwa muri uyu mujyi wa Kigali. Twari tuje kugira ngo tuguhe update z'aya makuru. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe rero kanda kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo nitujye dushyiraho amakuru notification ugize ubone mu bambere. Amakuru yacu ujya kurikirana 5 kuri 5, kurasha cyangwa se partage aya makuru yasangiza inshuti n'abavandimwe. Ikindi ntiwibagirwe gukora like, ugena muri comment utanga igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane. Ibyiza ubishime, bibi nabyo ne kugira ngo tubone uburyo dukosora, tujye twigiza amakuru acukumbura mu buhanga, amakuru acukumbura mu bushishozi, ndetse amakuru yizewe cyane. Wakoze kubana natwe rero, ciao ciao, bye bye. Amakuru naka agaruka.